on time. Turabashuhuje banyarwandakazi kuri iki gicamunsi. Ni Claude Maria Bernardo Kayitare, ndi muri Afrika y'Epfo i Pretoria. Uyu munsi rero ntabwo turi kuri radio bisanzwe bihambaye. Abamenyereye abari basanzwe mu nkurikira muzi neza ko nigeze kubarizwa mu ishyaka rya Rwanda National Congress, nyuma yaho ariryo ihuriro ry'abanyarwanda. Nyuma yabwo muza kumva ko ntakivugwa cyangwa se ntakibonekamo, impamvu zari zaravutse. Ariko kuri uyu munsi mwumva ko hari ibindi bintu birimo kuvugwa mu ihuriro nyarwanda RNC. Ubu rero kuri iki gicamunsi nk'uko maze kubibabwira, nkaba nagerageje gushakisha amakuru, nkaganira na bamwe mu banyamuryango b'ihuriro nyarwanda ndetse ni n'abayobozi baraza kubibwira, ariko cyane cyane nshingiye nyine kubivugwa muri iki gihe. Nasomye amatangazo, ndetse amatangazo yageze ku bantu benshi, byanyuze ku maradiyo. Twumvishe ikiganiro Serge Ndayizeye wa Radio Itahuka yagiranye na Dr. Etienne Mutabazi, umuvugizi w'ihuriro nyarwanda RNC. Abenshi ndetse bagerageje no kubishakisha, babigereranya n'ibindi bice byinshi twagiye tumenya byagiye bikomoka ku ihuriro nyarwanda RNC. Ku giti cyanjye hari n'abanyamakuru banyegereye b'amaradiyo, bagenzi banjye twagiye tubana mu gihe nakoze mu kazi k'itangazamakuru, cyane cyane bambaza kuba nagira icyo mvuga ku ihuriro nyarwanda RNC muri iyi minsi nyine harimo kuvugwamo ibintu bitandukanye. Nirinze kubivuga, ariko nifuje ko uyu munsi mfata akanya nkaganiriza bamwe mu bayobozi b'ihuriro nyarwanda RNC, ndetse binavugwa ko baba barafatiwe icyemezo mu buryo butunguranye. Muri aka kanya rero ndi kumwe na mugenzi wacu uri ku butaka ku mugabane wa Australia, ndetse n'undi uri ku mugabane wa Amerika. Ibyo ari byo byose nitugira amahirwe wenda turaza kubona n'abandi bakomoka n'ahandi, ariko abangaba turi kumwe nagira ngo babanze batwibwire. Duhere kuri bwana Denis Serugendo ku mugabane wa Amerika. Urakoze cyane Kayitare kuba wadutumiye muri kino kiganiro kugira ngo tuganire ku byo wumvishe biri gutambuka. Nk'uko wabivuze rero, nkaba nitwa Denis Serugendo, ndi umwe mu bayobozi b'ihuriro nyarwanda. Ubwo nkaba ndi muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndumva ari ibyo ngibyo, buriya twakomeza niba hari n'ibindi ukeneye kumbaza. Murakoze. Urakoze cyane bwana Denis. Turi kumwe kandi na Robert uri muri Australia. Ijambo ryawe Robert. Murakoze cyane Claude kuba mwaduhaye akanya ko kuganira n'abadukurikiye. Amazina ni Robert Mukombozi nk'uko ubivuze mu kanya. Nkaba ndi umuhuzabikorwa w'intara ya Australia mu ihuriro nyarwanda. Ntuye hano mu gihugu cya Australia, kandi ubuyobozi mu ihuriro mazemo imyaka myinshi cyane. Uyu munsi rero nkaba nshimishijwe no kubona akanya ko kuganira, kandi nshime abadukurikiye n'abaduteze amatwi uyu munsi cyangwa n'abazakurikira ikiganiro. Murakoze. Murakoze cyane Robert, murakoze Denis Serugendo. Aba bagabo bose bombi bati turi n'abayobozi mu ntara turimo, ariko kandi nk'uko nari natangiye ndiburira abakurikiye kino kiganiro, haravuga ko ngo aba bagabo ndetse na bagenzi babo harimo ndetse n'abadamu ngo baba barahagaritswe by'agateganyo no mu mirimo y'ihuriro. Ibyo bintu byo byaba byifashe bite, duhereye kuri bwana Serugendo? Urakoze cyane. Hari itangazo ryasohotse, hahagaritswe abayobozi 6 mu ihuriro nyarwanda by'agateganyo. Abo rero bakaba barimo Frank Ntwari, hakabamo Ruba Mukombozi, hakabamo Dr. Jennifer, hakabamo n'umukuru w'intara y'Ubwongereza Jean Pierre Mushimiye, hakabamo n'umuyoboke, akaba yari umwe mu bayobozi bakuru
akaba ari Faustin Rukundo. Ndumva ari abo ngabo. Ubwo rero icyo cyemezo ubwo nacyo turaza kukiganiraho, kuko ibigaragara ni uko ari icyemezo nk'uko twebwe tubibona cyafashwe gihubutse, kandi noneho kitanubahirije nk'amahame y'uwafatiwe icyemezo, kuko ubundi agomba kubanza kumva, kandi nanone akaba agomba gukomeza akaba umwere kugeza igihe inzego zibifitiye ubushobozi ziba zigomba kuba arizo zamufatira icyo cyemezo, mu gihe ariko zabanje kugerageza kumwumva. Naho rero ibyemezo byafashwe byari bihubukiyeho, cyane cyane binagendeye nk'uko ibaruwa twari twanditse. Ibaruwa yasobanuraga bimwe mu bibazo byari bihari, ariko nanone inaporopoza bimwe mu bisubizo byashoboraga gufasha kugira ngo tubashe gukomeza runo rugamba rwo kurwanya ubutegetsi bubi bwa Kagame, ariko tugenda dushyira imbaraga hamwe twiyubaka. Urakoze rero, buriya nukenera n'ibindi bisobanuro nakomeza nkaba nabigwa, cyangwa mugenzi wanjye nawe akanyunganira. Urakoze. Murakoze cyane Bwana Serugendo, ariko mbere yuko ngera kuri mugenzi wanyu, ahubwo biri n'amahire, kuko mwebwe uwo mweyo niko bawitaga kera, uwo mweyo mwarawurokotse. Ubusanzwe mu ihuriro nyarwanda RNC, njyewe nagiye nijyanye mu gitekerezo cyanjye, kuko nta muntu nigeze nandikira ibaruwa isaba kwinjira mu ihuriro nyarwanda. Numvishe mu gitekerezo cyanjye ko nshobora no gusohoka igihe numva mbishatse. Nari ngiye kumara imyaka hafi ibiri n'utuntu, kuko nasohotsemo mu kwezi kwa karindwi muri 2021. Nta mpamvu yo kubitangaza, nta n'impamvu yo kugira umuntu mbisaba, cyangwa se kugira umuntu nkurura mu kiziko ngo aranyirukanye, kubera kuko na mbere hose nari naje nizanye. Ariko ndababaza Bwana Serugendo, uri umuyobozi w'intara, wari mu buyobozi bw'intara, ese ubusanzwe umuntu uri ku rwego nk'urwo uhagazeho, cyangwa se nk'urwo Robert Mukombozi ahagazeho, ubundi yirukanwa nande mu rwego rw'ishyaka, mukurikije amabwiriza cyangwa se amategeko agenga ihuriro nyarwanda RNC? Urakoze cyane. Reka ntangire mbanze ndagukosoreho gatoya. Nabaye umuyobozi w'intara ya Amerika, ariko ubu ngubu kuri uyu munsi ndi umukomiseri ushinzwe cadaship. Icyo rero n'amavugurwa, icyo rero nakubwira, nk'uko rero wabivuze neza, ikintu cya mbere twese twahujwe n'uko twumvaga ko tugomba gushyira imbaraga hamwe tukarwanya agatsiko kayobowe na Kagame mu Rwanda, gakoresha igitugu, kwica, gufungira abatavuga rumwe nabo, kwangiza abantu, byinshi bibi bagenda bakora, kwikubira umutungo w'igihugu byose. Icyagaragaye rero, nk'uko wari ubitangiye ubivuga neza, ni uko buri wese yafashe iyo inisiyative, aravuga ati reka ndebe ko nafatanya na bagenzi banjye. Ikigaragara rero n'impamvu tutemeranye n'icyo cyemezo cyafashwe, ni uko kuvuga ko ugiye ngo kwirukana abantu, hari n'imvugo zari zaratangiye z'uko ngo hari abigometse ku buyobozi, mu gihe utanze igitekerezo gitandukanye n'icyo abayobozi bo bifuza, bari abayobozi bo hejuru, kandi nabwo wakurikirana neza ugasanga bari nk'icyifuzo cy'umuntu umwe cyangwa se babiri, ubwo abandi bose baba bagomba gukurikira. Icyo rero nk'uko wabivugaga, numva ubu buryo bwaje bwo kuvuga ngo uhagaritse abantu cyangwa se ngo urabirukanye, ntago ari uburyo bwiza, cyane cyane nk'ukuri organization tuba turi kugenda dushaka uburyo twakomeza kugira imbaraga, guha icyizere abanyarwanda, no kwereka n'abanyamahanga n'abandi bashobora kudufasha ko turi alternative kuri RPF. Ibyo rero icya mbere ni icyo ngicyo tutigeze twemera. Twabonye ko ari ibintu by'akarengane, kandi mu gihe turi no kurwanya n'akarengane. Ikindi ni mu gihe byakozwe mu gihe hari gutegurwa amatora, hari na hamwe yari yatangiye, ukibaza impamvu rero niba twebwe dukunda kuvuga ko Kagame atubahiriza
kumucaranjinga twagiye tubibona igihe kirekire, yaba ari ba Ingabire, yaba ari Rwigara n'abandi ku buryo rero ari ibintu mu by'ukuri n'ubundi tumaze igihe kirekire twamagana, tuvuga tuti ntago waba uri gushaka kwimakaza indangagaciro za demokarasi ngo noneho ngo igihe cy'amatora nikigera biti buriya dore abo nshaka abo ntadashaka kubera ko batanga ibitekerezo wenda numva ntifuza ko byatambuka cyangwa se impamvu izo arizo zose. Ikindi rero ni uko hatigeze hanakurikizwa n'uburyo nyabwo bwo kuba ubundi umuntu niba ufite icyo umurega wagombye kugerageza icya mbere ukamwumva, ikindi ukamunyuza muri komisiyo ya disipurine nayo ikamwumva, noneho banarangiza ntabwo ari abantu ubundi bagombye kuba ari 6 basigaye ari 4 ngo abe ari bo ngo bafate icyemezo ngo turabahagaritse, kandi cyagaragaye ni uko ubwo icyo cyemezo baba bafashe kuko batifuza abantu mu by'ukuri baba babavuguruza, ni uko ubwo baba bazagenda bakakijyana nanone no muri biro, abandi noneho bo bagashyiraho igikumwe gusa, rimwe na rimwe batanabajije bate se bimeze gute, ese kubera iki gihe kuki iki cyemezo cyafashwe. Ugasanga ari ibintu rero bigayitse, niyo mpamvu twahise dufata icyemezo cyo kuvuga tuti icyo cyemezo cyafashwe ntabwo tuzacyemera, kandi tuzakora uko dushoboye ku buryo tubisobanurira n'abayoboke bose n'abakunzi b'ihuriro n'abanyarwanda muri rusange ko buriya atari uburyo bwiza bwo kubona ibisubizo, cyane cyane nk'ubu turi hanze. None se niba tudashobora kubikora, ubwo urumva mu gihe tuzaba turi kumwe na miliyoni z'abantu ibyo bizadushobokera? Kandi rero aba ntabwo baba bazagendera ku cyemezo cy'umuntu umwe cyangwa se abantu babiri baba bicaye noneho bakavuga ati dufatiye uriya icyemezo, nagende uyu naze. Cyane cyane nk'uko wabivuze neza, ntabwo uvuga ngo umuntu yarizanye atanga umusanzu we agerageza gufatanya n'abandi. Numva ko n'aba bantu baba baritanze baba bagomba icyubahiro kugira ngo wumve ko wakwirukana abantu nk'aho uri kwirukana abakozi bawe cyangwa se abakozi bo mu rugo bawe. Urakoze cyane. Murakoze cyane bwana Denis Rugendo. Cyane icyo kibazo cya kabiri nari nkibabajije nshaka kumva koko niba ako kanama gashinzwe imyitwarire ka disipurine gashobora kuba kabaho, niba kabaho se niba kaba gakora, ariko ubisobanuye neza. Ahubwo nagira ngo ngere muri Australia kuri mugenzi wacu Robert. Robert, ubusanzwe mu kiganiro umuvugizi w'ihuriro nyarwanda Dr Etienne Mutabazi yagiranye na Serge Ndayizeye yemeje ko ngo mwaba mwarigometse, cyane cyane ko bwana Mukombozi wowe uri no kuri ruriya rutonde rw'abantu basezerewe cyangwa se bahagaritswe byitwa iby'agateganyo. Nashaka kwibaza, iyo bavuga ngo ko mwigometse kandi ko kubaha umwanya wo gutangaza uruhande rwanyu ngo mugire icyo mubivugaho, ngo baba babahaye agaciro mudakwiriye, nagira ngo usobanurire abadukurikiye mu by'ukuri koko niba umuntu agera ku rwego rwo kuyobora intara nka Australia akaba nta gaciro absolument, nta gaciro namba afite mu muryango, abayemo imyaka ngira ngo mwari mumaze kugira imyaka igera kuri 13 yes, kugera ku myaka 13, noneho bikumvikana neza ko ushobora gusohoka nk'igikoresho kitagikenewe mu rugo, hanyuma nta n'umuntu ukeneye kumva ibya. Bwana Mukombozi, nawe bitubwire mu magambo yawe, ese byaje bite, ubyumva ute kiriya kiganiro ukimara kugikurikira umuvugizi wanyu yatangaje, we wabyumvisha ute, wiyumvisha ute? Duhe impumeko yawe bwana Mukombozi. Murakoze cyane Claude kuba mwaduhaye akanya, kandi nunge mu rya mugenzi wanjye Denis, mushimire cyane kuba yabisobanuye neza, cyane cyane uko ikibazo giteye. Mu by'ukuri nahera kuri ibyo by'amatangazo n'ibindi byose byagiye binyanyagira mu itangazamakuru, bivugwa ko ngo
bamwe abayobozi runaka ngo birukanwe mu ihuriro, ariko nk'uko Deni yabisobanuye, twese twizanye mu ihuriro, nta muntu wanditse ngo arasaba kwinjira mu ihuriro, kwitangira ihuriro, cyane cyane ko twese twari duhuje, n'ubu tugihuje twebwe umugambi wo kugira ngo duhirike kariya gatsiko kayobowe na Kagame w'umwicanyi, w'umusahuzi, wirukanka inyuma y'abanyarwanda, impunzi aho zamuhungiye hose, wikubiriye umutungo w'igihugu. N'ibyo byaduhuje, n'iyo ntego yaduhuje kugira ngo turwanye kariya gatsiko, kandi iyo ntego izakomeza. Uti rero barabirukanye, bajya no ku maradiyo barabyigamba. Icya mbere wenda nasobanura, icya mbere uwo bavuga ko ari umuvugizi, ni umuvugizi wa Cyuhigi. Manda z'abo bantu zose zarangiye itariki mu 2020, yaba diregiteri wa radiyo Itahuka, yaba umuvugizi, abo bose manda zabo zararangiye. Mbonereho n'akanya nanone ko gusobanura ko na manda z'abayobozi ba biro executive nazo zarangiranye n'icyo gihe. Icyo cyemezo rero cyafashwe gihubutse, ndetse kinagayitse cyane, nubwo bagerageje gusebya abantu. Twebwe cyane cyane abirukanywe bo babifashe, icyo mbashimira ni uko babifashe nka tracte banyanyagije mu itangazamakuru, cyane cyane bagamije gusebya abantu ku giti cyabo, kubera ko nta shingiro icyo cyemezo cyari gifite, nta bushobozi bari babifitiye, bitewe n'uko twari mu matora, ndetse n'ibyo bari bashingiyeho byo kwigomeka, n'ibyo twavugaga, ibyo mugenzi wanjye yasobanuye. Twarabandikiye tubabwira tuti, amatora uko yagenze n'uko mwayateguye byarapfuye kuva mu ntangiriro kugeza magingo aya. Uti gute? Baragiye batora abantu bo babishyiriraho, bo bumvaga ko bifuza gukoresha, babashyiraho. Barangije kubashyiraho, bo batangira kwempoza abandi bari bukoresha amatora mu ntara zitandukanye. Barangije kubikora, baravuga bati noneho ariko ubwo nimufatanye n'abo bantu, ubwo murebe uko mwakora amatora. Ubwo icyo gihe dusubira mu bayoboke, twe dushinjwa, icyo dushinjwe ni abayoboke bacu mu ntara n'ahandi hose tuyoboye. Dusubirayo mu ntara, turababaza tutese ibintu uko bihagaze gutya. Baratubaza imyirondoro yanyu mu ntara no mu turere hose, ko tuyigeza ku bayobozi bakuru, kandi ibyo bigeze kubidutuma mu bitero twatsi, ntibyakomeza, ariko ubu ngubu babitsimbarayeho. Ese abayoboke bati iyo myirondoro barashaka kuyikoresha iki? Mu by'ukuri wabonaga ari cyo batsimbarayeho cyane, nawe ukibaza uti imyirondoro y'abarivolutionneri hirya no hino ku isi, iyo myirondoro yabo barayishakaho iki? Aho hari harimo katena, kandi twagiye tubibona ko byagiye bikoreshwa nabi, n'iyo myirondoro barabyanga. Ikindi, bati ibyo abo bantu batwempojeho kugira ngo bayobore amatora, baze mu ntara bavogera ubuyobozi bwari buhari, ibyo nabyo ntabyo dushaka. Turifuza ko amatora azabera mu ntara, akoreshejwe n'abayobozi, ndetse nabo niyo bakwifuza kuyahagararira, akoreshejwe n'ubuyobozi bwacu bw'intara. Ibyo byose babitera utwatsi. Dusubirayo turabibandikira, baho kugira ngo bumve uburemere bw'ibyo bitekerezo by'abayoboke, batangira kujya mu ikinamico ry'amatora. Batoya, iki ni icyemezo cya biro politike, ibyemezo bya biro politike twafashe byose muri iyi myaka yose, tugasubira inyuma, abayoboke bakabitera utwatsi, tukagaruka tukabivugurura, ni bikeya. Ibi byo babitsimbararaho kubera ko bari bafite inyungu zabo muri ayo matora, ndetse turavuga tuti ubwo nta kibazo, twebwe twabandikiye, ntibiriwe banadusubiza. Bivuze iki rero? Mbishyira muri kategori 3. Iya mbere ni agasuzuguro, iya kabiri ni abantu kutamenya inshingano zabo kandi ari abayobozi bakuru, icya gatatu ni ukunanirwa mu kazi. Iyo wabaye incompetent, ukananirwa mu kazi, icyo gihe usezeraho, abasangirangendo bakagushimira rwose, cyangwa n'icyo udasobanukiwe mu kazi kawe bibaho, kubera ko byababayeho kenshi. Urabaza, ukagisha inama, ariko bo usanga baranangiye imitima kubera ko bafite inyungu zabo mu matora yabo, bafite abantu babo bifuza gushyiraho, niyo mpamvu bakoze ibyo byose.
igitangaje rero visi perezida w'amatora aregura aranabandikira n'impamvu yarazitanze. Ibyo ntabwo babisobanuriye abanyamuryango, nta nubwo babisobanuriye abayobozi kugeza magingo aya. Ibyo babyicayeho. Nawe tekereza crise nk'iyo ngiyo, umuntu areguye atanze n'impamvu ze, nta nubwo mubisobanuye mutoya, uwo tuzamusimbuza undi, byaba binyuze muri biro politike, byaba bitanyuze muri biro politike, rwose tuzamusimbuza undi. Bati kandi nubwo tutaramusimbuza undi, n'aba ngaba baduhaye inama bakatugira inama yo kugira ngo dusubire inyuma tuganire ukuntu amatora yakorwa neza, ahubwo tubirukanye. Nibyo bya tracte wagiye ubona banyanyagiza mu itangazamakuru. Rero Claude, icyo nakubwira n'icyo nabwira abadukurikiye, niba twarahagurutse kurwanya igitugu cya Kagame, kurwanya kwikubira akarengane n'urugomo, bikaba ari byo bikorerwa muri Rwanda National Congress, tuzakomeza kubirwanya. Uretse ko bo nta nubwo tuzabatindaho, turacyafite Kagame wacu n'ibibazo bye by'umurengera ateje abanyarwanda n'akarere. Rwose bariya bo kugira ngo twigizeyo incompetence yabo ni ibintu byoroshye cyane. Barayerekanye, barananiwe. Twebwe icyo twabagira inama ni ukugenda bakaruhuka batiteranyije, ubwo abandi babifitiye ubushobozi bakayobora ihuriro na revolution, tugakomeza urugamba rwacu turi umwe nk'uko twatangiye, naho bariya badutandukanya mu nyungu zabo, ibyo ntabwo bizabashobokera. Murakoze. Urakoze cyane Robert, ariko umpaye umwanya wo gushakamo ikindi kibazo aho ngaho. Iyo komisiyo y'amatora wenda mu rwego rw'igihugu, ni ukuvuga mu rwego rwo hejuru, ishyizweho n'abayobozi bo mu rwego rwo hejuru, ese abakoresha amatora mu rwego rw'intara hasi baturuka hehe? Nabo baturuka mu rwego rwo hejuru, cyangwa se hari ijambo rivugwa n'abanyamuryango cyangwa se abayoboke mu rwego nyine rwo hasi aho baherereye? Nagira ngo utunyuremo muri ako ngako, cyane cyane ko uri umukuru w'intara, kugira ngo wenda abadukurikiye nabo bagire ikintu bavanamo. Bwana Claude, wenda dushingiye kuri aya matora, wenda hari nubwo twavuga aya matora abantu bakagira ngo wenda niyo ya mbere. Aya ntabwo ariyo matora ya mbere. Twakoze amatora menshi agenda neza, ariko icyo gihe wenda abantu ntabwo bari bafitemo inyungu zabo bwite. Ariko cyane cyane ubu ngubu kubera ko bumva ko hari ibitekerezo, hari abantu bafite ubushobozi no kubarusha, kandi ni benshi cyane mu ihuriro, bamaze kugira ubunararibonye mu ihuriro, bafite ubushobozi, wenda ibyo byagiye bibatera impungenge, bagatangira rero kugerageza gukurura ibintu byose bishyira, wenda niho impungenge ziri. Ariko iyo urebye n'ibya sitati bakomeza kuvuga no gusubiramo mu itangazamakuru, mu by'ukuri basa nk'aho batabisobanukiwe. Mu by'ukuri abayoboke mu ihuriro, kandi nicyo kintu bakomeje kudasobanukirwa, ikintu cyo gusuzugura ubuyobozi bw'uturere n'abandi bayobozi muri rusange, ariko cyane cyane n'abayoboke kutabitaho no kubahereza agaciro. Bo bakumva ko biro ya politike n'abariya biro ya executive cyangwa iriya biro y'abayobozi bakuru ari bo rwose kamara, nibo bafata ibitekerezo, nibo bafata inshingano, nibo bafata ingamba, nibo bafata ibyemezo bya nyuma ndakuka, ndetse naho bakeneye ibitekerezo niyo batabifata ihuriro ryakomeza. Niyo mikorere bakomeje gukoreramo, ariko iyo urebye neza imbaraga n'ingufu ziri mu bayoboke b'ihuriro nyarwanda. Tubaye tutabafite, iryo huriro ntabwo ryaba ririho. Niyo myumvire rero twebwe twakomeje gushimangira, Claude, dushimangira ko abayoboke niryo shingiro, niwo musingi w'ihuriro nyarwanda. Mu gihe rero baduhaye ibitekerezo tukabitera utwatsi, tukavuga tutoya, ugasanga abantu baganira bati uyu ntabwo yatanze umusanzu, aba ntabwo batanze umusanzu, ubwo baravuga uw'amafaranga, ariko uw'ibitekerezo bakawutera utwatsi. Ibyo rero iyo ubonye revolution igeze ahantu nk'aho ngaho, biragutangaza,
ni naho nyine bashobora no kumva ko rwose bafite uburenganzira n'ubushobozi bwo kuza bakirukana uwo bashatse uwo ari we wese. Ariko ibi ngibi byo ntabwo bizaborohera. Ni ugushimangira ko ibitekerezo by'umuyoboke mu ihuriro bigomba guhabwa agaciro. Uwo muyoboke yaba atanga umusanzu w'ibitekerezo, yaba atanga umusanzu w'amafaranga, uwo muntu agomba guhabwa agaciro. Ntabwo twavuga ngo ibyo batubwiye abayoboke mu ntara hose nta gaciro tubihaye, twebwe turafata ibyemezo byacu, dukora ingirwamatora yacu, dushyireho abantu, abandi bazadukurikira. Ibyo rero nkatwe abayobozi b'intara, ibyo tubitsimbarayeho, niyo mpamvu twanze kumvikana na bariya bantu. Ubwo nibyo basubira inyuma bakavuga ngo ni ukwigomeka, ni insubordination. Bariya ubona ibibazo by'abayoboke n'ibibazo by'intara nta n'aho bahuriye nabyo. Baba bari mu kirere cyabo aho bagenda bagafata ibyemezo, wababwira ibibazo by'abayoboke n'abayobozi muri rusange, bati ahubwo wowe urazana, bati wowe uradutesha umutwe kandi dushaka ibintu byihuse. Kandi niba ushaka kutuzanira ibitekerezo by'abayoboke, wowe turakwirukana. Unyirukanye bishingiye ku mategeko birumvikana, ariko biriya ni urugomo, biriya ni ubwibone, biriya ni ukunanirwa mu kazi no kudasobanukirwa mu by'ukuri inshingano z'umuyobozi. Ni nayo mpamvu ubona abantu bashobora guhubuka bagafata icyemezo nk'icyo ngicyo kigayitse cyane. Niyo mpamvu intara zose zifashe, inyinshi izirimo abayoboke benshi cyane, ubwo turavuga Australia nta n'umuntu n'umwe wavuyemo. Izindi ntara zose bagiye bahamagara umuntu ku giti cye, bamubwira bati, bagatera amavi bati rwose turakwinginze iyamamaze uzaze mu buyobozi bw'ihuriro. Nyuma y'imyaka 10 urirukanka inyuma y'abantu bavuye mu ihuriro ngo baze, ngo urabinginze utera amavi ngo baze bayobora ihuriro, kandi abayobozi bari basanzwemo bubatse ihuriro urimo kubirukana ubatesha agaciro. Biragayitse cyane Claude. Robert, dufite akanya gatoya, ariko nk'ubu ngubu noneho ihuriro nyarwanda, ubuyobozi ntabwo burimo kubaha ijambo nk'amwe muhagarariye n'izindi ntara. Mwakagombye kuba muva mu ntara mukajya mu buyobozi bwo hejuru kugira ngo mutambutse ibitekerezo byabo muhagarariye mu ntara nyine mukomokamo. Noneho na radiyo itahuka, ijwi ry'ihuriro nyarwanda, ntabwo ribaha uwo mwanya kugira ngo byibuze mubwire abanyarwanda. Noneho nk'ubu ngubu aho bigereye aha ngaha biraza kugenda biteye mu magambo makeya, bwana Robert. Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Icya mbere ntabwo aribo baduhereza ijambo, mbanze wenda nkosoraho. Abayobozi b'intara burya niyo fondasiyo y'ihuriro. Nk'ubu ntabwo twabasabye ijambo kugira ngo duhagarike ibikorwa byose by'amatora igihe batabyifuzaga, kandi barabikoze bifuzaga kubikora mu nyungu zabo bwite. Bagiye muri South Africa, abayobozi barabirukana. Muri Australia nta nubwo babigerageje, nta nubwo babigerageza, nta n'umuntu n'umwe baza kuvugisha. Mu Bufaransa, muri UK hose niko byagenze. Abandi bose ibyo bagenda bakavuga ku maradiyo, bagatanga na za tracts zisebya abantu, ibyo babifitiye uburenganzira. Ariko dusubiye muri logique, nabo bonyine bazisanga ko ibyo bari barimo kuvuga nta shingiro byari bifite. Twebwe tuzakurikiza amahame, dukurikize imigabo n'imigambi twiyemeje, dukurikize ibyifuzo by'abayobozi n'abayoboke, ubundi ijambo ry'abariya abantu nta n'iryo dutegereje. Twebwe dufite gahunda, dufite n'ubushobozi bwo kuba twakubaka ihuriro, twaba tubafite twaba tutanabafite. Kandi n'ubu ngubu ndakeka ko atari bo bamaye ijambo hano, ariko nshoboye gusobanura ibibazo uko biteye, n'ahandi tuzagenda tubisobanura. Wenda nabo tubahereze n'amahirwe yo gusobanukirwa imikorere ya politike itarimo rya kinamico barimo gukina, kandi nabo wenda nihagira igihe bazisubiraho, ariko nibakomeza no kunangira imitima yabo mu mafuti nk'aya ngaya agayitse, nabyo abayoboke n'abayobozi bazatugira inama ingamba zo gufata. Murakoze. Murakoze cyane Robert. Mu minota mikeya dusigaje kuri uno murongo, nagira ngo mbaze bwana Serugendo, Robert ati ibyo bintu nta nubwo babifitiye uburenganzira, ntabwo aribwo batanga amagambo, ati ndetse n'ubaho ndimo mvuga ngaha ntabwo aribo barimpaye.
uramenya utaza gutuma nanjye banyita ikigomeke, ariko kandi nanone aha ndimo ndibaza nkavuga ntese ubuyobozi bwa Rwanda National Congress bwacyuye igihe mu mwaka w'ibihumbi 2022 komite nshingwabikorwa ikaba ibahigitse mu gihe harimo gutegurwa amatora. Ese mwebwe murateganya iki nkamwe bantu muri ku ruhande, cyane cyane ko mwagiye navuga ko ari insolidarité na bene wanyu birukanwe? Ese mwebwe murateganya iki? Ni ikibazo kuri mwebwe Bwana Serugendo. Urakoze cyane, ubajije ikibazo cyiza kandi cy'ingenzi. Twebwe ikintu cya mbere ni uko twatanze amahirwe, turabanza turabandikira, turababwira tuti rero dore ibyo tubona, hari abayoboke, hari bamwe mu bayobozi bafite izi mpungenge izi n'izi, twandikira n'iyo komisiyo y'amatora, noneho tunayisaba yuko yagerageza kuvugana nabo. Icyo ni icya mbere, ikabasha kubaha ibisobanuro byimbitse, ariko icyahise kigaragara cya mbere ni uko batigengaga, ugasanga bari gukoreshwa na biro politiki. None ukibaza ati se wowe ushyiraho komisiyo, warangiza iyi komisiyo ntuyireke ngo ikore akazi? Icyo gihe rero washobora no kutayishyiraho, ahubwo akaba ari ukagakora. Ibyo tugerageza kuko kugerageza gusobanura kugira ngo turebe yuko twaguma hamwe, twakomeza gusenyera umugozi umwe. Ariko icyakomeje kugaragara ni uko habagaho ikintu kimeze nko kwimpoza abantu, gucecekesha abantu, gushaka gucecekesha abantu, kutishimira utanze igitekerezo gitandukanye n'icyo, ubwo turavuga ubwo buyobozi buri hejuru, nk'uko mugenzi wanjye abivuze, ku buryo byanagezeho nk'uwari ubungirije umukuru w'iyo komisiyo, visi perezida wayo yegura. Mu kwegura kandi agatanga ibisobanuro koko byimbitse, ariko hakaba hari umuco wari waraje wo umeze nk'aho niba utemeye ibyo abo muri biro hejuru bavuze, cyangwa se utabikuye ko ubwo ngubwo nta gaciro uri buhabwe, nk'ubwo umuntu akandika ntibamusubize, ntibamusobanurire, ikindi ugasanga baranabihishe, ntibagerageze kuba byanabafasha kugira ngo babe banahindura. Ariko kubera uko kuntu nabyita nko kwiyumva cyane, noneho bigatuma bavuga bati no, abo ngabo nibo badafite ukuri, twebwe duhora mu kuri, ubwo nibagende, nta kundi nyine, ubwo abandi baragera. Ariko ikintu cyanangaje nanone ni uko bageze n'aho batangira noneho kwirukana abantu. Urabona abanyarwanda benshi bafite ikibazo cyo gutinya, kubera buriya buyobozi duhanganye nabo ni ubuyobozi bubi cyane, bwo bunica, bukagira naho bugira busanga n'abahunze hanze bukababangamira. Murabizi abo bagiye bashimutwa bakagenda bakicwa, abandi barabatesha nka ba Rusesabagina bararokoka. Ibyo rero hari igihe bitera abanyarwanda ubwoba bwo guhangana n'ikibi, ubwoba bwo kwerekana ko buriya butegetsi burambiranye, nubwo mu by'ukuri baba babyifuza. Ariko ikindi kintu bakomezaga kutubwira ni uko bavuga ati mujye mushyira hamwe, mushyire hamwe, mushyire imbaraga hamwe. Ibyo rero tukaba twarakomeje kuzajya twensista tubivuga, ariko ugasanga batabikora. Icyo rero twebwe twakora, wenda ntagiye gutinda, ikintu cya mbere icyo nababwira nk'abayobozi bakuru bafashe ibyo byemezo, ni uko bakwisubiraho. Icyo ni kimwe, ariko ubwo nibatabikora ni uko twebwe tuzakomeza tukiyorganiza, tukabigeza ku bayoboke, tukababwira uko situasiyo imeze, noneho twarangiza tukorganiza amatora nyayo adafifitse, noneho abayoboke mu by'ukuri bagasobanurirwa neza, kandi bakaba ari bo bakwihitiramo abayobozi, noneho tugakomeza urugamba. Nta wigeze aduha uburenganzira bwo kugira urugamba, nta n'ufite rero n'uburenganzira bwo kuvuga ngo ngaraguhagaritse, kuko twebwe ikibazo ntabwo tugifitanye na bariya. Twebwe ikibazo tugifitanye n'ubutegetsi bubi buri mu Rwanda, bwaduhejeje hanze, bwumva yuko nta burenganzira dufite ku gihugu cy'abakurambere bacu. Ibyo rero tuzabiharanira, ariko abumva yuko nabo bashobora kugira igitugu, bo ntabwo nabo tuzabemerera ko imyitwarire nk'iyo ngiyo. Bwana Serugendo,
bwana Serugendo, isaha irimo iranyereka hano ko nsigaje iminota 2 ariko amatangazo mwasohoye twarayabonye, turagerageza tuyashyire no kuri kino kiganiro abantu bakomeze bayakurikire. Ahubwo nagira ngo abanyarwanda bagira ikintu batoramo, baba abayoboke b'ihuriro nyarwanda, baba n'abandi ku ruhande nanjye ndimo. Ese mwebwe mwagiye ku ruhande mukaba mwandika, na bariya bari ku rundi ruhande bakaba bandika, mwese muzakomeza mwitwe ihuriro nyarwanda, Rwanda National Congress. Tuzi neza ko ikibatsi nk'iki kigeze kuza, havamo amashakwe, havamo New RNC, havamo ARC, havamo turava hehe turajya hehe mu munota umwe dusigaje, bwana Serugendo? Abakoze ari amakosa yo kwirukana abantu nta burenganzira bari babifitiye kandi n'ibyemezo bihubukiyeho. Ihuriro ni rimwe, kigaragara ariko ihuriro ntabwo ari bari abayobozi ubu ngubu ni bane, ntabwo ari bo. Ihuriro ni abanyamuryango. Robert yabivuze neza, Robert yabivuze neza avuga yuko udafite abayoboke mu ntara iyo organization ntabwo yabiri. So ntabwo rero tuzashyiraho ubuyobozi. Muri make muracyari mu ihuriro, niko kuvuga ngo ababasohoye namwe mwese muri mu ihuriro kandi murakomeza mureke noneho dushakire abanyarwanda amakuru akomeye azaza nyuma y'aha ngaha. Icyo dutahanye nuko uyu munsi bwana Serugendo Denis, Robert Mukombozi na bagenzi banyu abo tutabashije kubona uyu munsi, wenda ejo cyangwa ejo bundi tuzabona, muri mu ihuriro nyarwanda RNC, baba n'abariya bari mu ihuriro nyarwanda RNC, kandi mukeneye ko habaho amatora adafifitse. Banyarwandakazi, banyamuryango b'ihuriro nyarwanda, natwe tutaririmo, twagira gusa ngo tubagezeho aka kantu. Ibiganiro bizakomeza